mwiza kaba wenyine umuremereva ngo babane bajye babana muri Edeni nuko rero nawe wa musore we Imana yabonye uri wenyine iguhaye umufasha ngo mubane mujye mubana akaramata yewe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe ari muri Edeni ari ijuru bamutashe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe ari muri Edeni ari ijuru bamutashe urugo rwiza mutangiye muzahuramo n'ibyiza byinshi muzahuramo n'ibibi byinshi muzihanganirane muri byose ufite umwanzi ari we Satani niwe wakuye Adamu mu Edeni namwe yiteguye tuza kubateranya mutabaza Imana izibane namwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe ari muri Edeni ari ijuru babutashe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe ari muri Edeni ari ijuru babutashe ubu bukwe ni bwiza ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe abamarayika bose ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe ubu bukwe ni bwiza ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe abamarayika bose ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe Imana izabane namwe ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe Imana izabane namwe ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe muzabyara muheke ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe muzabyara muheke ari ijuru babutashe ari ijuru babutashe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe mbega ubukwe yewe mbega ubukwe ari muri Edeni ari ijuru babutashe ngwino mukunzi ndutisha bose ngwino wampoza ku mutima nkesha amahirwe mu buzima ngwino se simbira isumba yanjye urabagirana n'umucyo ukeye ni wowe nkesha urugwiro wanyiyeguriye ukimbona usanga bibimpamo impaka n'impuha birahama numva agahinda karashize umucyo untaha ku mutima muto nisiza gutangira ndagatahira ikinyoni nyuma y'itomi ngiye indahiro yanjye sinteze kuzamuka mwemereye urukundo rumwe bamwe bagishakisha bazarusanye iwacu waneretse urukundo ngo tomeye inyota ntacyo uzambura nta mukunzi
uzamburana mukunzi mu byiza byanjye ntunze bikeya cyangwa se byinshi ntacyo uzamburana mukunzi ndarahiye kankubwire mu mararu hari ubwo naketse ko ari inzozi ni wowe wansobanuriye unshyira ibiganza ku mutima usanze utera nk'uwatotejwe umutima murasonga twisunga uzi ko ku isi ibintu bicika bimwe bihinda bihinduka ndetse urukundo rukibuka urwacu rwose urwagahara rupfa gukangwa n'ibyadutse ufite shinge ishinge Harakambere tembea Uragushyira mu byoka nyamipane abantu muri mu marembo mu byoka nyamuvemo Ima Uriya jauka Kapten Uriya jauka Shota jauka Harakambere tembea kugenda bibananiye kugenda byabananiye Harakambere tembea
n'Imana rero k'uyu munsi ko turi mu nzu yayo aho tumenyereye kwambariza Imana. Ntabwo twahaje ku munsi w'Isabato, ahubwo twahaje ku munsi w'umuhango wera, umunsi w'ubukwe bw'abana bacu. Niyo mpamvu hari abashyitsi bari aha ngaha
dufite umugisha wo kubona umuvandimwe wacu, umwana wacu Uwitonze Damascene, ndetse n'umukobwa wacu cyangwa se abandi murumuna wanyu, abandi se mukuru wanyu, Musabyemariya Claudine, nibo uyu munsi twagaragiye, twaje tubari inyuma kuko uyu munsi ari uwabo. Bana ko rero ntabwo bisanzwe ko tuza muri urusengero uyu munsi kuwa gatatu w'isabato, ntabwo bisanzwe, ariko byabaye ngombwa ko tuzi uyu munsi kubw'umuhango mwiza. Umuhango w'ubukwe ni gahuza imiryango, ndetse uko dutereye aha ngaha twaturutse impande zinyuranye ndetse n'abavuga ngo za kino gihugu, ariko abo ntekereza cyane ni abaturutse hariya Igitongati mu muryango wa Uwitonze Jean Damascene. Bari aha ngaha, bishoboka ko bamwe ari ubwa mbere bageze mu rusengero. Ni ukuri reka mvuge nti Imana ibahire kandi ibahe umugisha, mugubwe neza mu nzu y'Imana. Reka nzirikane bivuye ku mutima abaturutse hariya i Gasovu, baje bari mu ruhande rwa Musabyemariya Claudine. Ahari nabo bishoboka ko ubwa mbere bageze aha ngaha muri urusengero. Reka mvuge nti Imana ibahire kandi ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Bityo rero reka nkomeje kuzirikana kandi nkomeje kwakira hano ubukwe n'ubw'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ariko by'umwihariko arakoze cyane, ndizera ko nta byarangije twifurije ubukwe bwiza. Data wa twese izina ryawe ryitwaza. Tugushimiye uburyo wabana natwe ukaturinda tukagera kuri uyu munsi turi amahoro, cyoroheje cyane. Iyi gahunda turayikoranyije mwami, uhirwe nawe, uyiyobore, uyihagarikire, ugere ku musozi amahoro bishimira urukundo rwawe. Dusaba imigisha buri wese wateye intambwe aza aha ngaha ngo umuhe umugisha wawe, kandi abaturutse hafi abaturutse kure bose bagirire neza, nuko twese turi imbere yawe duhirwe nawe kandi tubone umugisha. Mu izina rya Yesu urakoze.
binezeza imana mujye muhora muyishima ibibazo muzahura nabyo yesu azabe igisubizo babe bugufi abigishe kukubaha bakize cyangwa se bakenye ujye ubabe ubwihisho ni wowe mana wabiremeye uzabarinde mu majyana maza urugo rwawe rukunezeze ikindi kandi baruzi imitima urugo rwawe rw'ijuru rito urugo rwawe rw'ijuru rito urugo rwawe rw'ijuru rito urugo rwawe rw'ijuru ruboneka mu gitabo cy'itangiriro cya kabiri murongo wa 24. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Imana yakomeza muri iri jambo ryayo. Ndibwira ko ni umwanya wabo ndetse iyo kora itegereza ni nayo uyu muhungu wacu uyu musore wacu uyu muvandimwe wacu uyu mwana wacu witonze Damascene aririmbamo. Niba uyu munsi rero yifata hari n'ahaguruka ngo ajye muri korali basimbizi nanjye mfite amatsiko igahimba n'umwe gusa uyu ni wo munsi twari duteye